ubwo wa wundi wari kureba mu ikofi kugira ngo ashyiremo amafaranga ahubwo yafashe amafaranga wa mugabo wasabirizaga yari yasabye arangije ahita yabika. Ubwo umugabo disi byaramutunguye. Arangije turakora ibiki boss? Ayo mafaranga ni ayanjye, nsubiza amafaranga yanjye. Ubwo umukire yahise yigendera. Umugabo rwose ubona ko ari umukire wambaye neza. Nuko wa wundi uri gusabiriza ahita agenda amukurikiye avuga ati nsubiza amafaranga yanjye boss. Ubwo disi yikubise hasi kwa kundi nta mbaraga baba bifitiye. Disi usanga badaherutse no kurya. Ubwo yikubise hasi umukire arakomeza rwose ubona ko nta n'ikibazo bimuteye. Ubwo muri ako kanya wa wundi ari kuyikanda usa nkaho ababaye. Hari umukobwa wahise aza disi kumwegura avuga ati bigenze gute Paul? Sibyo, reka ndebe ukuntu ubaye. Reka nongere mbahe ikaze mwebwe tubana umunsi ku wundi, mbibutsa no gukora subscribe niba utarayikora. Ndetse nawe tugiye kubana ari ubwa mbere ngo uhaye ikaze. Njye ndi Asaf Obi. Like, share na comment byanyu ni ingenzi. Ikaze rero. Inkuru yacu y'umunsi tuyitangiranye n'umugabo wicaye usa nkaho arimo kugenda asabiriza. Ubwo muri ako kanya hari umukire wahise azamuhagarara imbere. Arangije disi atangira kwisakasaka. Ubwo mukureba mu ikofi yari afite nta kintu na kimwe cyari kirimo. Wa wundi uri gusabiriza ahita atangira gushimira avuga turakoze rwose boss. Ubwo wa wundi wari kureba mu ikofi kugira ngo ashyiremo amafaranga ahubwo yafashe amafaranga wa mugabo wasabirizaga yari yasabye arangije ahita yabika. Ubwo umugabo disi byaramutunguye. Arangije turakora ibiki boss? Ayo mafaranga ni ayanjye, nsubiza amafaranga yanjye. Ubwo umukire yahise yigendera. Umugabo rwose ubona ko ari umukire wambaye neza. Nuko wa wundi uri gusabiriza ahita agenda amukurikiye avuga ati nsubiza amafaranga yanjye boss. Ubwo disi yikubise hasi kwa kundi nta mbaraga baba bifitiye. Disi usanga badaherutse no kurya. Ubwo yikubise hasi umukire arakomeza rwose ubona ko nta n'ikibazo bimuteye. Ubwo muri ako kanya wa wundi ari kuyikanda usa nkaho ababaye. Hari umukobwa wahise aza disi kumwegura avuga ati bigenze gute Paul? Sibyo, reka ndebe ukuntu ubaye. Ubwo wa wundi wasabirizaga yarabyanze avuga ati hoya, ntago mbabaye cyane kandi nta nubwo amaguru yanjye ari yambabaje. Uramukira arambabaje rwose, atinyuka ntwara amafaranga bizi ko mbona yasabirije. Ubwo umukobwa yaratunguwe. Araje ati uvuze? Ubuhe se ubwo ushatse kuvuga? Urikumizeho wambaye ikote? Wa mugabo usabiriza ati yego, nuriya rwose. Gusa ndabizi nyine ko nta muntu wanyizera ndamutse mvuze ko ari uramukira unyibye. Ndabizi n'undi ko nta jambo twebwe tugira abantu baba ku muhanda. Ubwo umukobwa yamuteze amatwi. Araje ati no, wibifata gutyo rwose, ngenda kwizeye. Koko se urivugishije ukuri arayajyanye? Umugabo ati yego arayajyanye. Ubwo umukobwa byaramubabaje. Araje ati sawa, tuza nta kibazo ndaje nkugarura amafaranga yawe. Ihangane ndaje nyakuzanira sibyo? Ubwo umugabo yasigaye aho ngaho avuga ati nta kibazo. Ubwo umukobwa yahise yihuta nk'iyagatera ahita agenda yinjira muri ofisi wa mugabo yari yicayemo. Araje ati mwaramutse mute boss? Ubwo umukire yahise amutura umujinya avuga ati mbabarira se nyine, ako ntabwo nakubuje kunyinjira muri ofisi uko ushatse. Uri kubona ntari busy, kubera icyo uza winjira uko wishakiye. Ubwo umukobwa yahise amubwira acishije bugufi ariko kuvuga ati none se boss, kubera icyo ufashe amafaranga y'uriya mukene uba wicaye hara ku muhanda ukayajyana? Uzi ko yaba yasabirije? Ubwo umukire yamutuye umujinya ariko kuvuga ngo mva imbere wa mukobwa, mva imbere rwose tudapfa ubusa. Uratinyuka ukaza ukambwira ibyo bintu nta soni? Umukobwa atari ko nyine uriya muntu aba yasabirije kandi urabizi ntago aba yariye, warangiza ukaba umutwariye amafaranga. Basi niba ushaka kumwirukana hariya mubwire ku neza, ariko ntugende ngo umutwarire amafaranga, niho abateze indamu. Ubwo umukire yaramubwiye tuva nkubwire rero wa mukobwa we, utankangisha ngo sekreteri wanjye turumvikana, nakwirukana nkashaka undi. Nsohokera muri ofisi nonaha, cyangwa umbwire nimba ushaka ko mwirukana, turumvikana. Ku mukobwa nawe yahise arakara avuga ati nta kibazo rwose boss, nyirukana pe. Wanyirukana nkagenda kugira ngo urye amafaranga y'umuntu usabiriza ku muhanda? Nta soni, ese nta n'imitima mugira? Ariko ubona uri umukire ukagira ngo n'abandi bose niko bameze. Ubu se koko ari amafaranga utwaye yakumarira iki? Wamuha amafaranga ye, nta kibazo nyirukane niba ari cyo ndabanzize. Ubwo umukire yahise amureba. Araje ati koko se urakomeje? Umukobwa ati cyane. Ubwo umukire yahise avuga ati okay,
reka mbaze ngira ijambo nkubwira rimwe ubundi utahe turumvikana. Ubwo umukobwa wari warakaye yahise amubwira ati watinze rwose. Ubwo umukire yahise ubona ko yishimyemo araje ati sawa sawa mbare gatatu wamviriye ahangaha turumvikana, nta kibazo ndemera nguhe nimerekeza, ariko umvira ahangaha rwose ugende sinzongera no kukubona turumvikana. Ubwo umukire yahise akora mu ikofi arangije atakuramo amafaranga bigaragara ko ari na yandi yari yibye wa musabirizi. Arangije atahereza umukobwa araje amubwira ati genda mvira ahangaha rwose sinzongera no kukubona. Ubwo umukobwa yahise agenda ariko asiga amukubise ikintu. Umukire asigara arimo kwikanda avuga ati umva sha genda ariko nanjye sinzongera kukubona ahangaha mu kazi turumvikana, ndahita nshaka undi genda. Ubwo umukobwa yasohotse gutyo bamwirukanye ku kazi. Arangije atafata amafaranga kuko bamuhaye ahita yazanira wa musabirizi uba wicariye ku muhanda aramubwira ati akira amafaranga yawe. Ubwo disi umusabirizi byaramutunguye araje ati murakoze cyane rwose mabuja urakoze cyane. Ubwo umukobwa disi ariko yahise atangira gutekereza ko bamwirukanye ku kazi. Arangije atayicara aho ngaho ubona ko yababaye. Ubwo wa mugabo wasabirizaga yaramurebye araje ati none se mama bikugendekeye gute ko mbona urakaye bigenze gute baragukubise? Ubwo umukobwa disi wumvaga yanarira yahise avuga ati hoya ahubwo boss ahise anyirukana ku kazi, ubwo ntabwo nzahagaruka kandi nta kintu ntakoraga rwose ngo boss akazi kanjye nkashyire ku murongo, ariko ahise anyirukana. Ubu si ibi ni ibiki koko? Najyaga mubikira ibanga kuko yibaga amafaranga ya kampani, ariko nkamubikira ibanga nkashaka ukundi kuntu tubigenza, ariko reba nta soni ahise anyirukana. Ubu se niki nkoze koko gihe atuma anyirukana? Ubu niki nkoze? Ubwo disi umukobwa yari arimo kurira abitekerejeho yumvise ko bamwirukanye, nibwo agahinda disi katangiye kumufata atangira kurira. Ubwo wa mugabo bari bicaranye wasabirizaga yahise amuhereza akantu ngo yihanagure aramubwira ati ihangane mama ihangane pe, Imana izaguha kandi kazi nimba kuko ukora ibintu biciye mu mucyo. Ubwo umukobwa mu gahinda kenshi yakomeje kwitotomba ariko uvuga ati ariko ibingibi ntabwo byari bikwiye, ni ukuri aba mpohoteye, ikindi kandi nawe yarakurenganyije ntabwo nari gutuza. Ubwo wa musabirizi disi byaramubabaje arangije atatangira kugenda yikuramo ibiga yari yambaye. Araje tumva nkubwire mama uzi n'ikindi Morris rwose ibyo bimurangiriyeho sinshobora kumwemerera ngo akomeze gutya. Ubwo umukobwa yahise yikanga yitegereje isaha wa musabirizi yambaye ihenze ahita yumva agizemo ubwoba. Araje ati Morris ubimenye gute izina rye? Ubimenye gute? Ubwo wa musabirizi yarahagurutse arangije ataseka ahita yigendera. Ubwo umukobwa yagiye amukurikiye avuga ati no ntabwo umbwiye, ariko ntabwo umbwiye Morris umuzi gute? Ubwo wa musabirizi yahise agenda yihuta arangije atayinjira muri ya ofisi ya manager. Ubwo Morris ari nawe manager yahise yikanga arangije ati what the fuck uje hano kugira ute wa musabirizi we? Wambawe uje gukora icyangaha? Nta soni? Ariko sundi wawinjiye gute? Security aba yakuretse ngo winjire gute? Gutungerera mu biro? Niko security umuzanye hano kugira ute? Ubwo security yahise aza yirukanka arangije atayitegereza wa musabirizi. Nuko wa mugabo disi wasabirizaga yahise atangira kubwira wa musecurity avuga ati umva uriya mugabo rwose mumukura ahangaha. Ubwo security yitegereje uwo mugabo aramureba ahita yibuka ko ari we nyiri iyi kampani, yitegereza neza neza n'ifoto iri muri ofisi ya manager ari we CEO w'iyi kampani. Ubwo yaramurebye wahita amumenya uhita ubona ko amuhayemo n'ibyubahiro. Ubwo Morris yakomeje kwitotomba avuga ati security kudakura umwanda ahangaha ariko utegereje iki? Sohora uno mugabo ntabwo wumva? Ubwo security ahubwo kugira ngo asohore wa musabirizi yahise afata wa mugabo ngo ni Morris ari nawe manager wangaha wajyaga wiyemera rwose wagira ngo kampani niye. Nuko wa mugabo ari we nyiri kampani yahise avuga ati ariko Morris uri impumyi cyangwa ntabwo uzi ubwenge? Ubwo Morris yumvishijwe neza
arangije nawe ahita yikangamo ahita atangira gutekereza ibintu byinshi. Ubwo wa mugabo rwose ngo ni CEO wa company yahise atangira kwikuramo ibintu yari yiyambitse. Yabaga yiyambitse nk'umuntu uri aho ngaho usabiriza, yarangiza akaza kwicara impande ya company ye kugira ngo arebe ko abakozi be bose bitwara, asa nkaho yari yaraje kubaneka. Ubwo byasaga nkaho amaze kubona imikorere yabo bose, aribwo yahise biyereka. Ubwo disi wa mukobwa yaratunguwe avuga ati what? Ubwo bose baratunguwe bagwa mu kantu. Nuko wa CEO wa company ahita avuga ati Maurice ntacyo ntabonye, ntacyo rwose utanyeretse, ntabwo uri umuntu w'ukuri, ibintu byawe byose rwose ni ibinyoma gusa. Nta soni. Ese ni kuri bibayeho ujya bibona amafaranga y'abantu baba basabirije disi badafite naho kuba, wowe ugatinyuka ukabatwarira amafaranga byitwa ngo uri umukire, ngo ukora muri company ikomeye. Nta soni. Ubwo se hari aho utanyeretse? Niba utinyuka kwiba amafaranga y'umuntu aba yasabirije, ntabwo watinya kwiba amafaranga yanjye. Niyo mpamvu rero nanjye ngiye kukwirukana muri company yanjye. Ubwo nta kintu gishinzwe, turumvikana? Sohoka, sinzongeye no kukubona aha ngaho. Ubwo Maurice yatangiye gusaba imbabazi avuga ati no boss, ndagusezeranya ko nzahinduka pe, ngiye guhinduka mba umuntu mwiza, ngiye nkora ibintu bizima, mfashe n'abakene, sibyo? Nukuri ndakwinginze. Ubwo nyiri company nawe wari warakaye yahise avuga ati no, ntabwo nyikeneye abantu bameze nkawe. Ubu ngubu rwose nabonye umukozi mwiza ukora ibintu biciye mu mucyo. Ubu ngubu rwose niwe ugiye kugusimbura, Kate. Niwe ugiye kumusimbura rwose. Ubwo Kate disi yaratunguwe avuga ati sure. Ubwo na Maurice nawe yikanzemo kubona ko wa wundi yasuzuguraga ari ugiye kwita musimbura ku mwanya yari yicayeho. Ubwo nyiri company yahise abwira wa musekirite, ariko mbwira ati sekirite, kuri umuntu aha ngaha cyangwa ahubwo tunamufungisha, nagende amajora gusa. Ubwo sekirite yasohoye wa mugabo wibaga amafaranga y'abakene, wanakoraga ibintu byose birimo uburiganya. Ubwo bahise bamwirukana burundu muri iyo company. Ubundi Kate wagiraga umutima mwiza, wafashaga n'abantu disi babaga bababaye, abari uhabwa umwanya w'ubumanager w'iyo company. Gusa ariko byiyumvisha byari byanze, ariko uvuga ati boss, ese byashoboka gute njyewe nka managing company ingana gutya? Guhamukira disi waruciye bugufi yarambwiye ati Kate, nyumva neza, uri umukozi mwiza, ahubwo se umuntu adakoresheje umuntu nkawe yakoresha abantu bameze gute? Umutima wigirira byonyine niba ushobora kuba wagoyesha amahirwe yo kuba wakora n'ibirenze ibingibi. Kate, nukuri ndagushimiye, warakoze. Ubwo disi umukobwa yaratunguwe yumvise ukuntu ari gushimwa. Nibyo koko disi Kate yari afite umutima wa kimuntu, nta n'uburiganya agira mu kazi. Ubwo byarangiye ahise ahabwa akazi rwose ku mwanya mwiza wo kumanaginga company irenze mu gihugu, biturutse ku bumuntu yagiraga, anagira umutima ufasha abandi. Ubwo byarangiye Maurice rwose bamwirukanye, agenda apfa uko nguko bitewe n'ibinyoma yazanaga hamwe n'uburiganya yashyiraga mu kazi, biza no kumwirukanisha rwose mu kazi yari afite. Ubwo Kate yahawe akazi keza, aragenda aba umukire rwose, wa wundi ukora ibintu bye neza, nta n'ibintu by'uburiganya yagiraga. Company iragenda itera imbere, nyiri company nawe yishimira imikorere ya Kate. Mwakoze cyane kubana nanjye, yari Asaf Obi. Kora like, share na comment niba wabikunze, kugira ngo tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi. Ndabakunda cyane, dusubire mu y'ubutaha.